Rarigura. Imese yabaye. Ndarago wange. Njana ubwe rose wana amafaranga ufite wasinza kuye. Yasezereza bose. Dore manwe. Sekonda nze butabasa. Neza nkamwegura. Abo kombona se. Ora nezerewe shahu. Agora nezerewe. Cyane. Ako usiga yoba narubwo basha no kurira. Mpamvu kuramengo tndakuganduza. Rando muramo. Kuramo wala. Ako nakandebe. Abonye umukiri. Abonye umukiri yazamu. Karende Uganda. Aragapesi. Aho kanasha ko ari umutende. Abaza ko mu gitaro ajyanye mwana ku ishuri, madamu y'amafaranga umugura amakaye ngasanga uramugo kabari yafungura akabari mu gitondo cya kare. Saa 12. Aho umutende. Mu gitondo saa 12. Saa 12. Wawe njye n'umubwiye aho namwaye. Umunsi wa nyuma akisha mushobora kuba mwasinze. Twa yatungutse no mu musinzi. Katungutse no mu efuro. Ayo base. Neza kwa mugabo. Naza kwa umutembe. Ndakunda baramuzi uko se warubaza nsuga. Singavuga nta kintu. Azeko. Ari ubundi. Navuga nyama. Sima Uganda. Abantu mutuwa bw'amahoro. Abantu mutuwa bw'amahoro kwa cyangwa Paul n'umwaka yandikira gutumwa mwende siraki. Ubutumwa bw'amahoro n'umwana n'ubu. Nakuza nyama. Sitwanyi. Nubwo mwasinze mfite igitekerezo. Mwa. Ni igitekerezo cy'imodoka mwa. Yakada ibintu bitarumirwa garagutse. Umbanye. Imodoka ya miliyoni 35. Nako mwana taka mu ngiri na. Nganga. Nganga yo gwa. Nshaka ko mu ndani mu ngiri na mwana yanza. Ubu bitewe tujye mu kaga. Twa modoka kitunda twa kugira ntyo gudubwe. Inama zose zirambye. Ese tujye muri kone. Akada. Inama umwera ntabwo. Wowe ufite wabiresa mwere. Ariko mwana nenda bagisha inama yo kundangiraho nakura imodoka kandi nta mafaranga mfite 30 aho nzakura amafaranga none mwe muri konyaka 2 mwana nayakura ariko nta uzakora mike Imodoka cyane ndanwaramo amavide gusa nta ntabwo nzagingira mu modoka ataramazide mwana mva muri modoka yaraye akatoma ndende ahesa cyangwa magara papa sa mama ava ndaro murutu java sore mama echabiro la chemera modoka wewe kumukirira kazi majerwa sore ezo nabaze na modoka y'icabiri baho mwana arayifite wese tuku mva nakwemba nakudutene modoka ihenze nagara basaba ba eka ushatse n'amahoro wayakuramo na radio nagishana no vitasi nyuma majerwa bayikuramo bashize umuriro wa 60 kora uko nakorera akimara utimura amatara akoremo biteze nyine bagomba vitasi bagomba kuvamo amahoro agomba kuvamo radio igomba kuvamo umuriro kumemo administrateur kumemo bako ndabone naho ni mu ndangira amafaranga rero ndi buya amafaranga amafaranga ndayakura kunje kuri akamubwira uwo mugabo anyweye mesha muri zo mbere uko bigaragara mushobora kuba mwanyweye tutayihatiye bahemu mwanyweye burari ubu nta gafata tuzajya kubona nta na sikoro
nta mitingi tuzongera kuvuga buri akantu nkwereke urabona imodoka urayirara mwanyweye buralirwa nta kibazo ariko se wowe ikibazo cyawe muravanga ngo nimba dukeneye gukuraho bitewe n'amafaranga y'ibitesi y'inyuma ngo kubera ko ari imodoka ugiye ingorofani ikibazo cy'ingorofani hinduka indege kandi natwe tutazatubona parikingi y'indege baravuga ngo afunze indege zarafunze ahubwo rero sawa yabyemeye ingorofani hinduka indege namubwiye kandi natwe nabasabye imodoka ntabwo ari indege nabasabye imodoka ntabwo ari indege